Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Bavandimwe Kristo Yesu akuzwe. Igihe muganira nitwa Jerome Ishema. Dukomeje kuganira rero ku butumwa bwa nyina wa Jambo Ikibeho mu kwezi kwa 9. Tugeze ku itariki 15 z'ukwa 9, 1982. Ni umunsi rero w'ububabare bw'uburindwi bwa Bikira Mariya. Tugiye gusoma ubutumwa hanyuma tugerageze no kubusobanukirwa. Ubutumwa bwatanzwe kuri uyu munsi bunyujijwe kuri Nataliya Mukamazimaka. Bikira Mariya rero yabwiye Nataliya ngo tugezeho ibi bikurikira: abafite imibabaro ni benshi, usibye ko batamenya kuyitagatifurizamo ngo bayiduturane ibyishimo cyangwa ngo bashobore kwifatanya n'umwana wanjye umusaraba. Uwo mu butumwa wese ntawe uzamuyoberwa, kuko agendera mu kuri igihe cyose kandi ahora mu gushaka kwanjye. Ukwiyoroshya ni ukumenya ko Imana iri hejuru yacu idusumba, tugahora mu gushaka kwayo. Mu gihe mwicuza ibyaha mukora, musenga, mugahabwa amasakaramentu yose, muba mufite ubwiyoroshye ku Mana. Ukwicisha bugufi ni ibikorwa byiza bigaragarira bagenzi bacu. Twemera gufasha imbabare, tukamenya ko umuntu ari nk'undi, tukagira urukundo, tukabana kivandimwe, nta kwigira icyigenge. Umukene tukamufasha, twese tukamenya ko turi ab'Imana. Tugomba kubahana ntawe usuzugura. Ni ukuba umeze neza ku mutima, hari urukundo rw'Imana na bagenzi bawe. Ubwo ubutumwa Bikira Mariya yatanze ku wa 15 z'ukwa 9, 1982. Muri ubu butumwa harimo ingingo enye. Izo ngingo enye ni ukumenya gukoresha ububabare neza, ububabare duhura nabwo neza, twifatanya na Kristo. Ingingo ya kabiri ni uko burya ngo uwahawe ubutumwa na Bikira Mariya ntawamuyoberwa. Ingingo ya gatatu, Bikira Mariya aradusobanurira kwiyoroshya. Ingingo ya kane, Bikira Mariya aradusobanurira kwicisha bugufi. Mbere y'uko tubyinjiramo, twongere twibukiranye inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho. Uyu munsi ku nzira yo kwitagatifuza ya Kibeho ndongeraho icyerekezo, kuko ntabwo wagira inzira unyuramo udafite aho ikujyana. Tugomba no kugira icyerekezo itujyanamo. Inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho. Inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho ni uguhitamo kuba umwana wa nyina wa Jambo, uyoborwa nawe mu butumwa yageneye isi yose, burimo icya mbere, gusenga ubutitsa nta buryarya, dutega amatwi ijambo. Icya kabiri, kunoza umubano na Kristo n'ingendo ye, twibabaza, twihana kandi twigomwa ngo Kristo atwigaragarizemo byuzuye. Icya gatatu, kwakira no gutura ububabare bwose duhura nabwo twishimye mu nyungu y'ikirenga y'ingoma y'ijuru. Bavandimwe rero, iyo niyo nzira yo kwitagatifuza ya Kibeho mu ncamake,
kandi tuzagenda tuyibasobanura. Uyu munsi rero ntabwo twababwira inzira idafite aho ijya, reka twongereho n'icyerekezo mu by'ukuri cy'abemeye kwakira ubutumwa, biratuganisha he? Iyo uvuze icyerekezo ni ahantu heza bifuza kuba twagana, nk'uko Musa yabwiraga Abayisiraheli ko abajyanye mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Ibyo rero kuba baremeye gushyiguka mu Misiri, bakemera kugenda mu butayu mu ngorane zikomeye, bakemera kurwana intambara nyinshi imyaka 40 yose, ni uko bari bazi ko hari ikintu cyitwa igihugu gitemba amata n'ubuki bazageramo. Udafite icyo kintu cyiza uganamo ntabwo washyiguka. N'iyi nzira yo kwitagatifuza ya Kibeho irakomeye, ntabwo wapfa kuyinjiramo byoroshye ngo uyikurikize nta hantu ikuganisha. Mbere y'ibyo twakagombye kwibuka ibintu bigaragaza uko Bikira Mariya yasanze tumeze, icyatumye aza kudusura nk'uko yatubwiye ngo ntabwo yazanywe n'ubusa. Ni iki cyatuma mu by'ukuri duhagurukira kwemera inzira atuganishamo? Bikira Mariya yatweretse ko isi imeze nabi, atwereka Kiliziya yari igiye kujya mu byago bihoraho kandi byinshi, atwereka ukwemera kubuze munsi ndetse n'uburyo ubuhakanyi n'ukwemera bizazana mu mayeri. Hanyuma anatwereka yuko abantu bita ku mubiri wabo kurusha uko bita kuri roho yabo. Ibyo bintu bine rero, nubwo ayahereye ku isi imeze nabi, yava ku isi akagera kuri Kiliziya, yaba kuri Kiliziya akavuga ku byerekeye ukwemera muri rusange, noneho akavuga ku mibiri yacu muntu. Noneho twebwe mu cyerekezo turareba aho iyo nzira yo kwitagatifuza yatugeza. Mu by'ukuri rero inzira yo kwitagatifuza izatuma abakristu bose barushaho gushyira imbere iby'ingoma y'ijuru, ukwemera kugende kwiyongera, Kiliziya ibengerane ikuzo, n'isi irusheho kuba nziza. Nibyo bintu bine rero. Ibyo bintu bine ni uko umukristo azakangukira gushyira imbere iby'ingoma y'ijuru, ukwemera kugende kwiyongera, Kiliziya ibengerane ikuzo, isi irusheho kuba nziza. Mbese reka tubibone neza nk'aho twabigezeho. Inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho yatumye abakristo bitabira gushyira imbere iby'ingoma y'ijuru, ukwemera kuriyongera, Kiliziya ibengerana ikuzo, isi irushaho kuba nziza. Uyu munsi rero nibyo tubaye tuvuze ibyerekeye icyerekezo, inzira yo kwitagatifuza ndetse n'icyerekezo itujyana. Noneho tugaruke kuri bwa butumwa bwacu bw'uyu munsi. Nk'uko twabivuze, tugeze ku butumwa bwo ku itariki 15 z'ukwa 9 1982. N'ubwo butumwa rero Bikira Mariya yagarutse ku ngingo enye twabasomeye. Iya mbere, abafite imibabaro ni benshi, usibye ko batamenya kuyitagatifurizamo ngo bayiduturane ibyishimo, cyangwa ngo bashobore kwifatanya n'umwana wanjye umusaraba. Hano rero niba tumaze kumva neza ya nzira yo kwitagatifuza ya Kibeho, iyi ngingo ni umugezi wiroha mu ngingo ya 3, kwakira no gutura uruhare bwose duhura nabwo twishimye mu nyungu y'ikirenga y'ingoma y'ijuru. Iyo niyo ngingo y'inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho. None Bikira Mariya avuze ati,
abafite imibabaro ni myinshi ariko ntabwo abantu bazi kuyakirana ibyishimo ngo bayiture ngo bifatanye na Kristo. Ibyo ngibyo ni isengesho ryo gukiza roho nyinshi, ni la passion. Rega buriya nzira yo kwitagatifuza ubundi ifite ingingo eshatu umuntu yashyira mu gifaransa ati prière incessante, isengesho rihoraho, noneho hakaba ascèse na passion. Prière, ascèse, passion. Buriya rero passion ni buriya Yezu nyine yatotejwe. Ububabare passion cyangwa se ibabara rya Kristo ni ububabare buturuka hanze yacu, bitandukanye na ascèse. Ascèse ni ububabare ngewe niyemeza kugira ngo ngire icyo mpindukaho, kugira ngo ngire icyo noza mu myifatire yanjye. Bitandukanye rero na passion kuko ni ububabare buza nta bwiteguye, ni ububabare bushobora guturuka ku itotezwa, bushobora guturuka ku ndwara, noneho bwa bubabare nkamenya kubutura, amenya kuvuga nti Mana, ububabare uko buje ndabwakira, ariko noneho mbuturiye iki ngiki cyangwa kiriya, mbuturiye uriya mwana wanjye wabuze ubwenge kugira ngo abashe gutsinda, uriya mwana wanjye wabaye ikirara kugira ngo akugarukire, mbuturiye kiriya gihugu kiri mu ntambara kugira ngo ihagarare, mbuturiye abayobozi ba kiliziya cyangwa abayobozi b'isi. Ubwabo bubabare ukabutura, ukabuha icyo ubukoresheje, Yezu akabwakira akagira icyo abukore, azabikora kandi ajya abikora. Tuzabibona mu bitabo by'abatagatifu, mu buzima bw'abatagatifu benshi tubona yuko ari byo bagiye bakoresha ububabare bwabo kandi bigakora koko. Naho rero n'ubundi ububabare bwa Bikira Mariya nabwo, ububabare bwacu nabwo Bikira Mariya dubwira ngo tumenye kubwakira twishimye, noneho tumenye no kubutura. Kuko ingingo iravuga ngo abafite imibabaro ni benshi, usibye ko batamenya kuyitagatifurizamo ngo duturane ibyishimo cyangwa ngo bashobore kwifatanya n'umwana wanjye gusa. Ibintu rero bibiri, kumenya kuyiturana ibyishimo no kwifatanya na Yezu ku musaraba, kuko Yezu ni ku musaraba ari gukiza isi. Rero tumenye kwifatanya na Kristo ariko tunabikorana ibyishimo. Ngiyi ngingo ya mbere y'ubutumwa bwo kuwa 15 z'ukwa 9 igihe 1982 akaba ari n'umunsi w'ububabare bwa Bikira Mariya. Rero ingingo ya kabiri nayo ni iyi: uwompa ubutumwa wese ntawe uzamuyoberwa, kuko agendera mu kuri igihe cyose kandi agahora mu gushaka kwanjye. Aha bavane aha tuhitondere cyane. Ni iki kiranga umuntu wahawe ubutumwa na Bikira Mariya? Ntabwo agira ubuzima buri desordone, burimo gucangacanga, kuvangavanga. Kuvuga ngo Bikira Mariya arivuge ngo uwo mpa ubutumwa wese ntawe uzamuyobera. Azarangwa n'ikirere, agendera mu kuri igihe cyose. Umuntu uhabwa ubutumwa na Bikira Mariya ntaba agomba kujya kubeshya kugira ngo bamwemere, ngo akabirize se, ntanagabanye. Agendera mu kuri igihe cyose, ibyo cyane. Kandi ahora mu gushaka kwa Bikira Mariya. Aho rero ni ibyo bintu bibiri biranga umuntu. Icyakubwira niba umuntu koko yaratumwe na Bikira Mariya cyangwa se agitumwa na Bikira Mariya, kuko hari umuntu ushobora kuba yaratumwe na Bikira Mariya ariko akaba umunyantege nke akabyivana. Ibyo byo ntabwo twabura ko kuvuga ko bishoboka, kuko ntabwo Bikira Mariya azanywa amukuremo ubwigenge bwe, abe wa muntu n'ubundi ushobora gukora icyaha no gukora icyiza abihisemo ubwende bwe. Ubwende bwe ni ukuvuga ubwende, buriya tuvuze ubwende ni ubwigenge n'ubushake biteranye. Rero ubwo bwende bw'umuntu buhora
ariyo twita libre arbitre. Ni ikintu umuntu wese afite Imana idashobora kumwambura, na Bikira Mariya ntashobora kugikoraho. Imana yamuremye gutyo, umuntu aremye ku buryo afite uburenganzira bwo kwihitiramo. Buriya n'ivanjiri niyo mpamvu Yezu yaje atubwira mwisubireho, ntakiri inkuru nziza, ingoma y'ijuru iregereje. Ariko ntatubwira ati ubu mumfashe icyemezo mugiye guhita muhinduka mwese. Oya, niyo mpamvu atahinduye amabuye imigati, kuko byari gusa na hamwe bavuga ngo rega Imana ishobora no guhindura aya mabuye ikahinduramo abana ba Aburahamu. Oya, yaje gukiza wa muntu yaremye afite ubwigenge. Ashobora rero, umuntu ashobora kuba yarabonekewe na Bikira Mariya ariko akavangirwa akabyivanamo. None rero Bikira Mariya avuze ko umuntu aho ubutumwa, kugira ngo twumve neza, ntabwo ari umuntu wabonekewe gusa, ni wa muntu uhabwa ubutumwa na Bikira Mariya. Ubwo butumwa ikizaranga ko ari ubwa Bikira Mariya koko ni uko uwo muntu ahora agendera mu kuri igihe cyose, kandi agakora no gushaka kwa Bikira Mariya. Uwo muntu koko aba ari umuntu uhawe ubutumwa na Bikira Mariya. Rero reka ahangaha tugiye kurenga noneho umuntu uhabwa ubutumwa na Bikira Mariya uko yabonekewe. Tugiye no kugera ku muntu usanzwe uhabwa ubutumwa na Bikira Mariya. Urashaka kugaragaza ko umwana wa Bikira Mariya uzagaragazwa n'uko ugendera mu kuri igihe cyose, kandi ugakora ibyo Bikira Mariya ashaka. Bikira Mariya ashaka iki? Ko ibyo Yezu ategeka byose tubyubahiriza, icyo abategeka cyose tugikore, ko duhora tugendera mu gushaka kwa Yezu umwana. Ayo ingingo ya gatatu rero, Bikira Mariya yasobanuye ukwiyoroshya, avuga ati ukwiyoroshya ni ukumenya ko Imana iri hejuru yacu, idusumba, tugahora mu gushaka kwayo. Mu gihe kwicuza ibyaha mukora, musenga, mugahabwa amasakaramentu yose, muba mufite ubwiyoroshye ku Mana. Mu gihe mwicuza ibyaha mukora, musenga, mugahabwa amasakaramentu yose, muba mufite ubwiyoroshye ku Mana. Hano rero Bikira Mariya yavuze yuko nyine kwiyoroshya rwose ni ukumenya ko Imana iri hejuru yacu. Turavuga tuti niba iri hejuru yacu ituruta, kwiyoroshya bizava hehe? Kwiyoroshya ubundi hazamo kwa gutuza, kwa no kutiremereza, kumva yuko hari icyo ndicyo bandi si cyo ndicyo, cyangwa se hari abazi ko byavugwaga n'abami. Ni isi yose uzi icyo ndicyo, abantu biyumvamo ndigabo barabikora, kumva ndi hejuru y'abandi, kumva ko hari icyo ndicyo kubaruta. Noneho rero umuntu wamenye ko Imana iri hejuru ye, kandi ko Imana ari inyagitinyiro kandi ishobora byose, ubuzima bwanjye ishobora kuburangiza mu gihe gitoya ntazi, icyo gihe uwo muntu ariyoroshya. Noneho Bikira Mariya yongeyeho noneho kimwe mu bigaragaza ukwiyoroshya: mu gihe mwicuza ibyaha mukora, musenga, mugahabwa amasakaramentu yose, muba mufite ubwiyoroshye. Atari bya bindi byo kujya guhabwa amasakaramentu. Hari umuntu wajyaga atwigisha abanyamutima ati ntabwo tujya guhabwa penetensiya kubera ko ari itegeko rya Kiliziya, cyangwa se kubera gutinya ibyaha gusa, ahubwo kubera urukundo dukunda Imana. Gukunda Imana ni iki? Ni ugushaka kuyitunganira mu bintu byose, noneho ukababazwa n'uko wabaje umukunzi wawe muri inshuti. Imana ni umubyeyi, ni inshuti, ariko
ariko noneho nababajwe n'ibyaha byanjye kuba nakoze icyo Imana yanga, nkajya kwicuza kubera ko mbabajwe n'ibyaha nakoreye Imana inkunda. Nzi ko Imana inkunda, none njye nayikoshereje, nakoze ibintu yanga, kandi icyo Imana ishaka ni uko mbaho, njye nijyanye mu rupfu, nkajya kwicuza ibyaha ntabitewe n'itegeko, ntabitewe n'ubwoba, ahubwo mbitewe n'urukundo. Nanone rero no guhabwa n'andi masakaramentu nka Eucharistia, si ukuvuga ngo se koko abantu nibabona ntahagijwe baravuga ngo iki, reka njye guhanzwa nyine batamenya yuko naraye nkoze icyaha, batagira ngo ndi umunyabyaha, batagira ngo batanyirebera nk'umuntu w'umunyabyaha nyine. Ibyo bintu rero byo gukorera uko abandi batekereza cyangwa bavuga, ibyo nabyo tukabyigiza njya guhazwa, bitubwicishe bugufi mvuga nti nkeneye imbaraga z'Imana, nkeneye kunga ubumwe na Kristo, ntabwo mbikorera icyo abandi bavuga. Ahangaha rero icyo gihe niho umuntu aba afite bwa bwiyoroshye mu Mana. Reka nsubire muri iyi ngingo. Ukwiyoroshya ni ukumenya ko Imana iri hejuru yacu, idusumba, tugahora mu gushaka kwayo. Mu gihe mwicuza ibyaha mukora, musenga, mugahabwa amasakaramentu yose, muba mufite ubwiyoroshye ku Mana. Byongeye kandi Bikira Mariya yazanye ingingo ya 4 asobanura ukwicisha bugufi. Bikira Mariya avuga ati ukwicisha bugufi ni ibikorwa byiza bigaragarira bagenzi bacu, twemera gufasha imbabare, tukamenya ko umuntu ari inkundi, tukagira urukundo, tukabana kivandimwe, nta kwigira icyigenge, umukene tukamufasha, twese tukamenya ko turi ab'Imana, tugomba kubahana ntawe usuzugura. Ni ukuba umeze neza ku mutima, hari urukundo rw'Imana na bagenzi bawe. Bavandimwe rero, buriya ukwicisha bugufi uko Bikira Mariya ari kubisobanura, nicyo kintu gituma tubana n'abandi, ko mu by'ukuri ukwicisha bugufi ni ikimenyetso cy'umuntu ukuze mu Kristo no mu bumuntu cyangwa mu buntu. Kubera iki mvuga ni umuntu ukuze mu Kristo no mu buntu? Kuko buriya ntushobora gukunda uticisha bugufi, kandi ntushobora kugira ukwicisha bugufi utigenga. Kuko nyine iyo ukunda, uvuga ngo urakunda kandi utigenga, kuba muri yo nta bwigenge bifitemo, nta n'ubwicisha bugufi bifitemo, nyine icyo kimenyetso cy'ubwigenge, akenshi ukorera ijisho, ukorera muri za contrainte sociale za bavuga ngo iki, bagira ngo iki, cyangwa se ugakora kuri za barangica. Aho ngaho ntabwo rero uba uri mu rukundo rw'ukuri rwuzuye, ari urw'Imana n'urw'abantu babi. Umuntu wese ufite urukundo ni uko akora ikintu gikwiye mu gihe gikwiye, agamije ineza y'ukigirwa, kandi nta gihembo cy'abantu ategereje, ahubwo avuga ati ndabonwa n'Imana itaganyika. Nk'uko tubibona muri ya migenzo 3 Yezu yatwigishije ibyerekeye gusiba, gusenga no gufasha abakene, dukunze kugarukaho mu gisibo. Igihe cyose interuro isoza ni uko ibyo bikorwa bibonwa n'Imana itagaragara, akazaba ari ibiguhembera. Ntabwo uba uharanira guhembwa cyangwa guhanwa n'abantu. Ukwicisha bugufi rero ni
ni ikintu kijyanye n'ubwigenge kandi kikaba ikimenyetso cy'urukundo no kubaha abandi no kwitwararika abandi. Noneho ibikorwa byose dukora tukabikora mu gihe nyacyo, tukabikorera ubikwiye igihe gikwiye, tukabikorera ubikwiye, tukabikora uko bikwiye, ntawe dushaka gushimisha nk'igihembo cyacu, nk'ikuzo ryacu, ahubwo dushaka kugira ngo byizihire Imana, Imana ibyishimire, kandi tuzi neza yuko duharanira kugirira neza uwo tugendana, uwo tubana, cyangwa uwo tugiye gufasha muri uwo mubano wa kivandimwe. Hano rero turabona ko kwicisha bugufi ari indangagaciro Bikira Mariya dutoza, ituma tubana neza n'abavandimwe bacu kandi tugaragara neza mu maso y'Imana. Ngubwo rero ubutumwa bwari bugenwe kuri uyu wa 15 z'ukwa 1982. Nk'uko tubonye rero Bikira Mariya yagarutse kuri izi ngingo enye: kumenya kwakirana imibabaro, ibyishimo, kandi tukayitura twifatanya na Kristo. Atubwira yuko kandi nta muntu uzayoberwa uwo atuma, kuko uwo nguwo arangwa n'ibintu bibiri: agendera mu kuri igihe cyose, kandi ahora gushaka kwa Bikira Mariya. Nyuma hakaba n'icya gatatu, ukwiyoroshya. Bikira Mariya yasobanuye ko kwiyoroshya ari ukumenya ko Imana iri hejuru yacu twese. Ibyo rero bizatuma natwe ubwacu tutiremereza, hanyuma bikagaragarira mu kwicuza ibyaha byacu, mu gusenga no guhabwa amasakaramentu yose. Ibyo ngibyo ngo bigaragara ko koko twiyoroshya imbere y'Imana. Hanyuma Bikira Mariya yagaragaje ko kwicisha bugufi, kwicisha bugufi ari indangagaciro igomba kugendana n'ibikorwa byose byiza dukora, ituma tudabikorera ikuzo ryacu, ahubwo tubikorera ineza y'ubigirirwa n'ikuzo ry'Imana. Bikira Mariya akavuga ati ukwicisha bugufi ni ukuba umeze neza ku mutima, hari urukundo rw'Imana n'abagenzi bawe. Ngaho ngibyo ubutumwa uyu munsi, ukwezi kwa 9/82 arangiye. Dukomeze tuwuzirikane, dusangize ubu butumwa ku bantu benshi benshi. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Oya, oya, oya.